muri ndagushimira mu izina rya Yesu nshimira na Nyagasani Imana waduhuje nikemera kugushyiramo uwo mutima w'izo mpuwe n'urukundo reka n'urwo rukundo nanesa ukabutara nyirengagije taragutaye ushake kundira mu mibare nkawe bose urakoze cyane I love you base bitoroshye niko burya nzikunda ariko nanone urabizi ko zitandukanye hariho igihe usanga umuntu yikundira nk'izo ziba zifite n'ayo magufwa ariko nta menyo mfite yo kurwana nazo akaroti ako karoti nako nakakira ariko burya nyama nabonye igira ibinure cyane ingurube ariyo nzashaka ingurube igere ibinure ingurube igere ibinure iraryoha cyane ariyo nzashaka ingurube ni ikanyagwa iryoha kubi iraryoha cyane uheruka kuyirya ryari ni cyane nabwo kuno hera akagushakira nabwo nayigiye kwiga ahantu nabaga ni mu mbyeyi ayene burudi ofujijasi every day ayene burudi ofujijasi because is good every day ayene burudi ofujijasi aka kashakaga gusobanura iki ubwo no kuvuga ngo buri munsi yego nkeneye amaraso ya Yesu buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu bitewe ndakuramukije nkwifurije ibihe byiza nkwifurije kugubwa neza cyane gukunda Iris TV ndizera komeze fresh cyane ndizera ko Nyagasana gutije uburame ubugingo bwiza ndetse icyo twifuza kandi no kugira ngo tubahe ibyiza natwe nyine nk'ibisanzwe nkuko mubimenyereye rero tubazanira ibyishimo no munsi Imana yagennye ngo tubahe ibyiza byose turi kumwe n'abandi batumirwa bacu nkuko mubimenyereye mumaze kubimenya ni babiri reka mpere ku mugabo atwibwira amazina. Yes, murakoze cyane kutwakira muri studio zanyu. Amazina nitwa Nsabimana Auguste. Nkaba naturutse mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gasange. Nkaba nifuje rero kuza kuganira namwe ariko ntago naje ndi nyenyine, naje ndi kumwe n'umuhanzikazi Gloriose. Nawe ndumva namuhamye. Gloriose nawe mubwira dusuhuze. Ndagira ngo usuhuze abantu badukurikiye. Murakoze nanjye ndabaramukije mu izina rya Data wa twese n'igumwana n'igumwuka wera. Ubwo rero nanjye muri aka kanya ntago ntinya kwivuga amazina yanjye nitwa Musabyimana Gloriose. Ubwo rero nkaba naturutse nanjye mu karere ka Rwamagana intara n'iy'Iburasirazuba n'ubundi ariko kubitangaza by'Imana n'imigambi yayo bivuye ko uyu munsi nanjye ngomba gukandagiza ibirenge n'uyu muvandimwe yampuje nawe kuri uyu murimo rwose kaduhuza amaso ku maso namwe mukatwibonera. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe. Amina. Twabakunze cyane, ni karibu kuri Iris TV n'umuryango n'ubundi mugari wacu turi benshi ariko ubwo namwe mwinjiyemo. Murakoze cyane. Kigali wayibonye gute? Yego. Kabanze mwibarize. Ni nziza cyane, nabonye ari rurangaza rwose, wahagera akishinga no kureba ibirimo byose ntiyanavuga ngo arahumbya amaso. Nuko byari bimeze. Wamugejeje i Kigali rero? Namugejeje i Kigali. Gloriose mupfana iki nka Augustin urumva mwazanye niwe wamuzanye i Kigali? Yego. Murakoze cyane. Gloriose nta kintu mpfana nawe. Yego. No muvandimwe navuga ngo ni nka mushiki wanjye muri make. Yego. Hanyuma rero koko Gloriose yari afite impano yo kuririmba. Yego. Afite impano yo kuganira. Afite ndetse urabona ko ari n'umuntu mukuru aramutse akwibwiye imyaka sibyo ko nabyo turi buze kubigeraho. Yego. Wakumirwa. Hanyuma Gloriose ni umukozi w'Imana. Hanyuma nanjye ni umukozi w'Imana rero. Yego. Nanjye nsengera mu itorero rya ADPR.
niho nkorera umurimo w'Imana ariko we awukorera mu baprotestani. Yego. Hanyuma rero Gloriosa nza kubona afite impano yo kuririmba. Ako ndavuga nti ariko se buriya kuki Gloriosa afite impano yo kuririmba ariko akaba yarabuze umuntu mu managinga. Ariko noneho nanjye nayo mfite YouTube channel ariko ikiri hasi ntangiye vuba ndumva imaze nk'umwaka. Ikiganiro cya mbere nashyizeho nabonye ejo ni narebye umuntu akimaze umwaka. Urumva ko nshobora kuba mbimazemo umwaka. Anniversary y'umwaka. Ndavuga ni rero Gloriosa wa mu managinga nubwo nkiri hasi nkitinya ariko Gloriosa na mu managinga nkazajya nyene namuhuza namwe kuko mubasha kugiraho umugezi ibikorwa bikagera kure cyane. Yego. Nuko Gloriosa dukorana ikiganiro cya mbere yari yambwiye ko ari umuhanzi nyine urumva nanjye ariko nari nsanzwe mbizi ariko twanyaga tubyereka Abanyarwanda muri rusange aranaririmba. Yego. Twari dufite na piano turamucurangira kuko twumva afite impano kandi n'abantu benshi muri commentaire baramukunze pe. Baramukunze cyane. Rero arambwira ati rero ushatse wankora n'ubuvugizi nkazajya mbona abantu bamfasha. Ati kuko ubushobozi buri hasi. Gusohora indirimbo biragoye. Ati gusohora indirimbo biragoye. Yageze kugurisha isambu. Rubwo wenda bitari ngombwa cyane ko mbivuga ariko reka mbivuge. Yageze kugurisha isambu aravuga ati impano yanjye y'ubuhanzi ngomba kwibyaza umusaruro. Ahagurisha ahantu haryo hagurishije angahe niba wibuka neza? Ibihumbi 700. Yagurishije 700. Ajya gukora indirimbo za audio ariko hari undi muntu urimo kubimufashamo amafaranga bararya barayarangiza bamukoreye indirimbo ya audio imwe gusa muri ayo yose. Gloriosa ko yahuritse. Gloriosa yarakubiswe. Ubwo hari ryari? Hari mu mwaka we Gloriosa. Umwaka ntago tuwibuka igihe kirekire cyane. Ariko icyo gihe naravuze nti nanone mbiretse gutyo hakomeza hakangirika nanone simvuga ngo ndahabyaza undi musaruro ariko mpagurishije Imana ikabimfashamo nkazamuka muri izo mpano byazajya bigira n'ikindi binyinjiriza mbega. Ubwo ndavuga rero n'Imana uko yavivuye uko mbaho gutya. Nshobora wenda nejo kubara ngo nzakora gutya na gutya ariko iminsi wenda ntazi ngo izabe iragiye cyangwa se yiyongera. Wenda nkaba nanahasiga gutya. Uno yashimye rero ko mbaho gutyo ngejeje ano magingo gutyo ntavuga ngo mfite murumuna wanjye cyangwa se ababyeyi cyangwa se ngo mvuge ngo hari umusheri Imana yari yampuza nawe ngo dushakane tuzajye tumenyana ubuzima ngo ariko nshobora kuva mu mubiri gutyo nisingira uwundi nkasiga. N'icyaba cyiza nuko nanjye nahinezezamo nkavuga wenda ni 8 wa mama ariko wagize n'icyungiza. Hanyuma ribuze kuduha ubuhamya wenda mu kanya ataragira twumvimo tuvuga ku bintu by'ubuhanzi bwe guhura kwanyu kugira ngo duhure. Hanyuma ntangira kumanaginga gutyo mbonye baduha amakomenti meza angiraga ikiganiro cye. Ubwo nyine ubwo ndavuga ngo cyararebwe cyageze mu 5200 cyararebwe cyane. Kuri nge mba numva cyararebwe. Yego. Hanyuma rero nuko abaza kubona umuntu amusunikira 70. Yego. Amusunikira 70 turagenda dukoramo indirimbo imwe y'amashusho. Amafaranga bararangiye. Guma kumukoreshaho utundi tuganiro ngira ngo dufiteho nk'ibice 3. Dufite ibiganiro 3 tukagira n'indirimbo imwe. Channel yanjye rero yitwa Ibuye TV1. Hanyuma nubwo buryo mu managingamo ariko ndibwira abakunzi ba Ures TV nabo bashobora kumwishimira nabo bakagira kono kagira na nimero ubwo raza kuziduha tuzishireho bamufashe uko bishoboka. Buriya kenshi usanga abantu bafasha n'ubundi ari bamwe. Buryo udafite umutima ufasha nagufasha. Yego. Ya nubwo buryo byagiye bigenda. Ariko impano arayifite pe. Afite indirimbo yaranditse ikayi iruzura. Yego. Ikayi yaruzura ngira ngashobora kuba afite nk'indirimbo nka 30. Yego. Glorio. Ni wengezeho rero. Wabonye gute manager? Kugira ngo cyagenze gute? Mbega ni Nyagasani wabibaye mu rwose. Hari umuturanye duturanye n'ubu ngubu
n'umumama Mbega niwe wabimfashijemo nawe arambwira ngo hari umuntu yampuza nawe niwe babanjije Mbega kumenyana bamenyana amakuru gutyo sinari nziranye nawe ariko ubwo uwo mumama bari we ubasha no kuvugana nawe kuri telefone atunga nomero ze ubwo ngubwo rero akazajya mpuza nawe aho tumenyaniye gutyo kuko twegeranye we turaturanye azi uko mbayeho Mbega aho Mbega arahazi akambaza ati bigenze gutya na gutya ese waguha umuntu gushakira inzira ukazamura izo mpano zawe z'ubuhanzi zo kuririmba ukaba umuhanzi ukamamara Mbega bikagira icyo bikugezaho ati wabishobora nta kibazo ntukomeze kwicara aho ngaho gusa impano zawe zipfa ubusa ndavuga nti nibyo ntaribi nibwo rero byatangiye gutyo uwo mumama mpuza n'uyu muvandimwe maze turajyana no ku musozi wo hakurya twambutse n'amazi gutyo wambutse n'amazi nkagenda gutyo ngendera kuri uwo mumama niwe waruzi Mbega aho ajya ariko nkamugenderaho mvuga nti buno ni nka mama wagenze mu bwato ni buno ni nka mama buno ni nk'umwana ugendana na nyina ukaba akurikira umubyeyi abatazi aho amujyana ariko we abaza aho amujyana abazi gahunda amukeneye ntabwo wari ufite kugenda mu bwato ntabwo n'ubu ngubu n'amazi niho twabanjije no kuzajya tuyavoma usibye ko nyuma twaje kugira Uwiteka nanone agahindura amateka none se ubundi bahashyira Mbega ikintu cy'ubwato umaze kugenda mu bwato inshuro zingahe kubera ko ntakunze Mbega nko kugira ubushobozi ngo mbe naba umushoramari nge nko wenda nko guhaha imari hakurya nicyo Mbega ubwo bushobozi nabuze naho ubundi wikundira ubwato ntabwo nagiye nzikurikirana ngo nzibare ariko ntabwo no kuyajyamo ese buriya burohamye wabigenza ute nkoga uzi no koga koga nyajyamo nkayoga ntaribi ndayoga muri pisine wari wajyamo pisine ntabwo iyo nari najyamo ntabwo urajyamo woze hehe Mbega ni ku mugezi aho twabashije kuzajya twegera Mbega tuvoma aho ngaho Rwamagana niho nagiye ukajyamo ukayagashya kweli nkayoga uruzi waruca naruca ikibi ni ukuvuga ngo najyamo harimo umuhengeri wenda cyangwa se ukibira cyane ukamfata nagiyemo utari wazamo koga mu muhengeri nicyo cyangora Mbega mvuga by'ubwoba bwa muntu naho ubundi kuyoga nayoga nkaba naruca ukaba rwose wanabemeza urumva ko uzadusura ukaza ukureba no zaza ahubwo ari koga nicyo cyiza ari mu mazi naruca rwose azagusure umwereka ko ubizi hazaza abahanzi burya baba bazi ibintu byinshi hari nubwo najyaga njya mu mazi nagiye no kuvoma nkayenda maze nkayikubitamo n'imyambaro nko ku zuba aho ngaho maze ngo nazamuka mvuye nko kuvoma y'amazi bakambaza nk'abambuye ati waguye mu mazi ariko ati ko ndeba imyenda yatose ntinayaguyemo ubwo bakabifata gutyo Mbega ariko nagiyemo ku bushake nuko mbayeho birumvikana Augustin none se kugira ngo wemere kumanaginga Glorious wahise ubona ko hari inyungu izavamo byagenze gute kugira ngo uhite wiyangaje uvuga ute ariko uyu muntu wenda afite impano koko kugira uhite wemera kumufata biragoye gufata umuhanzi no minsi urabisika imiziki ihenda ikintu cyatumye mbitekereza numvisha impano yitoroshye kandi noneho reba imiterere ye n'uburyo ameze nkabona byanga bikunze ashobora kuzakundwa ndavuga nti byanga bikunze reka mu managing nubwo kubona amafaranga wenda biba bitoroshye ariko make nzajya nkora kuri YouTube channel ndetse no mu kandi kazi umuntu abagerageza gukora nabasha ku managing wenda bigakunda ariko nkanatekereza ko nshobora no kuzabona n'undi muntu ushobora kumfasha ubibafasha urumva nk'ubwo twese tubona umuntu uduha 70,000 nanjye no kuvuga ngo iyo nza kuba mfite izindi imbaraga
tuba twarakoze nk'indirimbo ebyiri ego naho indirimbo y'amashusho yo arayifite imwe hanyuma na audio nayo ni imwe kuko iyindi yo twaje kuyibura bitewe nuko mu buryo bwo kuzibika ntabwo abimenyereye bona n'ubu nta telefone afite urumva ntabwo yarambwiye ati ngiye narayibuze pe ati nabuze n'ahantu iri ati kandi abantu bajyaga bazicuranga ariko narayibuze pe ego hanyuma numva nta kindi kintu nakora cyo kora dutegereje ko Imana izakora ibitangaza kuko tuba tuyizeye kandi nawe ajya yizera Imana cyane akanasengera kano kazi dukora akavuga ati byanga bikunze bizakunda urumva niwe wari urimo no kunsaba yuko nshobora kuba namuzana aravuga turi mugabo kazi kuganira twazanjanye ku mugabo naye ndimo kumwereka video yawe arambwira ati wazampuje nanjye nkagenda nkamuganiriza ati nkamubwira impano mfite nuko muhamagaye rero nawe kubw'amahirwe kubw'umugisha uburanyakiriye Imana ishimwe nibyo Glorio muzika rero impano kuririmba yaje gute winjiye mu bintu byo kuririmba bigenze gute impano yo kuririmba ubundi natangiye mu murimo w'Imana n'uwo murimo mbega izo mpano nzigaragaza mu itorero nsengeramo ubwo nabaga muri korari wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe ubu ngubu imyaka mfite navutse 89 34 nubwo nari nkoze nubwo nari nkoze sibye kuwiteka yabivuye kunkura ku isura nyine ku muntu ukiri mwiza ukiri muto bw'umubiri no kwikorera ameze nguko Glorio none se ubundi wenda reka tureke n'iby'umuziki gato ubundi urya iki kugira ngo ugumane fresh ngiki niririye n'akajumba mu gihe byeze niririye akumva ati utwo dushyimbo nkatugana umutima utuje ntaribi akavuge kurya n'amafi kuko uriye muhazi yegora amafi kuyaroba ntago nigeze mbyiga ntago mbizi ibyo kubyimenyereza rero kuyagiga utazi kuyaroba ntago ari byiza ariko ujya uyarya nayo ngwiki nayo ndayarya nyabonye nayakubita ariko sinigeze nyimenyereza yego niyo mpamvu rwose urasa neza wari ubizi kuri mwiza byo narinzi niyakiragwa gutyo nkavuga nubwo niko Imana yabishimye cyokora nta muntu ujya uba mubi imbere y'Uwiteka Imana wa n'imbere y'abamukunze burya nta muntu uba mubi nk'ubu ntubona ufite sheri nta muntu ntago yabona yajya abona uri kizuba niko ubwanjye najyaga numva nta mwana w'umuntu nananezeza ariko imbere y'Imana nkabyakira gutyo ntiyampanze mbega yandemye yabikoze ibizi icyo nyisaba nuko yazajya bimfashamo mbega nkagira umutima utavuga ngo ndayimura mbega ndayirutisha ibindi mbega ngo aba ari byo kiri imbere kuri oya ntukajye wihebura mwiza nje nagukunze ndagusiga i Kigali niko ese buriya umuntu aramutse agukunze byasaba iki kugira ngo mwibanire yego yabinyerurira kwa nkunze akaza no bikanamuzana mbega akanshaka nyine n'ubundi niho umuntu umenyera ko agukunda bikuye ku mutima bikamuzana nahomba niyo yaba atahaza akahabaririza nanjye nabona ko yankunze bikuye ku mutima atari ukugira ngo anyumve ari kugira ngo akumve wamusubiza icyo amubwira uti reka namuhakanira ntinzabyemera ese nta muhungu uragutereta ngwiki Glorio ya 35 yuzuye anereta ariko se hariho n'ababa batinyitse imbere y'Imana agushyiraho igitinyiro bajya banagutinya hariho igihe nyura no ku bantu gutyo
nkiyumvira bavuga ngo haha ngo uriya wibeshye ngo wafunga ubutavamo ngo bagufunze ntiwazafungurwa nkavuga ku mutima ntubwo hari icyo banyibajejeho Imana ikomeze baba bagutinye Imana ikomeze ndinde niyizi byanjye niyizi nzira izabicishamo nuko mbega ko numva ugoye ubu fiyanse azafata urugendo ava i Kigali aze i Rwamagana bimuzane da none mbe wa wundi umeze nk'uwutoragurwa oya rakareka nawe urahenze uri gugomba kwiyubaha aho rero none se Glorio garame ubwo ubundi ukunda abasore bameze gute ariko nanone nkuko yankunze yandemye inkunzi nanone bivuye mu migambi yayo igira ngo yiyubahishe nayo yerekane ko ariyo ibyikoreye yemeze n'abatajya bemera nanone yabinyuza mu nzira zayo z'ukuri uwo muntu akaba yikunda akunda n'umurimo wayo ari wa wundi utavuga ngo yikundira ubwo buraya yikundira ubwo businzi ari wa wundi utavuga ngo azarangazwa n'inyungu z'ibyisi ngo arangazwe n'iminyenga y'ibyisi gusa ngo bitume bintanya n'iyandimwe n'ubundi tubayeho ku bwayo n'ibindi byose tubitunga ari inyongero ari Imana ibiguhaye ariko ntabwo uransubiza mbere na mbere uwo muntu yaba akunda gusenga ubwo noneho ushatse kuvuga ko utamba agatimba utagiye nase umuntu wambaye ikanzu nziza nk'iyigira ngo iyi ngiyi buri wese yayigereraho upfa kuba ufite kashi wayiyambarira ariko agatimba ni nka cya kimenyetso cya wa muntu wemeye kunamba ku Mana wa mugeni wa Kristo azanyura hehe azaca he si mu irembo rifunganye iryo rembo rifunganye birasaba iki ni kwa kwihanganira bya bindi byose ubona bikomeye abandi bagutesha umutwe bashaka kukwambura ubusugi ukabyihanganira uracyari isugi aho ngaho ntabeshye nanone nkiri umwana nigeze kuzajya mbikora ibyo bintu icyo gihe nabikoranye na mubyara wanjye icyo gihe hanyuma aho nje kwakirira Yesu nari majije gukura nza gukizwa ariko ibyo ngibyo iyo umuntu abimbwiye ndavuga nti nanone uyu mubiri tuwiratiramo ari nk'igitizanyo nanone twatijwe ariko ukakiratiramo akanya gatoya mu kandi kikaba cyabura mbere na mbere ni uguharanira ubugingo naravuze nti ntabwo nabyongera ntabwo wabyongera hashize nk'imyaka ingahe ni myinshi cyane na 20 irimo byari no muri 15 iyo myaka 20 irashize warihaye Yesu nkiri mara kwihana ibyo ngibyo naje no kugenda mba no mu buzima bubi nkagenda mba ahantu hatandukanye gutyo mu miryango gutyo ariko aho nje kugirira amahirwe nanone ngeze aho umuntu ampa uburenganzira nkazajya nigira aho nshaka gutyo ntambuze ngo mbega ngo ameze mu buja bwo mu rugo ngo abe yakanga ko mpura n'abandi gutyo nibwo naje kwinjira mu bintu by'itorero gutyo ngize amahirwe mbonye umuntu w'umwana nanone duturanye icyo gihe arambwira ngo tujyane gusenga naragiye ninjira no muri iryo torero nibwo nahise menya n'izo nzira zo gukizwa ubundi sinajyaga njya no gusenga bitewe n'ubuzima nabagamo gutyo ntazi inzira y'urusengero ntazi inzira y'idini mbamo naherukaga no kuvuga ngo ndajya no mu byo gusenga ryarese mbiheruka sinigeze mbyitaho ubu nitwaga izina ry'iwacu banyigiye ubu ubwabo narabatijwe ku bw'ababyeyi gusa ariko ntazi inzira yo kuvuga ngo ndajya mu urakorera Imana ndajya gusenga Augustin ubonanye nawe rero bamaze kubonana na Gloriose uravuga utuye umuhanzi ibyo byose tugiye gukorana bwa mbere studio mwagiyemo yabikoze gute kujyo babakorera indirimbo
ubundi kubera ko yari afite audio yego ntago byagoranye nazanye cameraman mwakoranye video urumva umuntu wamuriye amafaranga bakoze audio ebyiri yego bamaze gukora audio ebyiri imwe irabura ariko haboneka imwe hanyuma rero nzana cameraman dukora ishusho indirimbo n'ubundi tuyishyira kuri YouTube channel yego urumva ko bitegeze bigorana cyane ntago byagoranye cyane ariko ubona no kwactinga muri video biba biryoshye byari sawa byari sawa nyine abantu bamukunze bazaje kwibe TV1 basacinge hanyuma barebe baje banamukurikirana dufite n'utuganiro twishi kandi tuzaguma no gushyiraho utundi ibintu byari sawa azi gukora ritime ngira ngo yakuye ko yabaye muri korali karaje turirimbire mu kanya mwihorere Glorious araturirimbira urumva uri buririmbe ntaribi Glorious ngo yikundira ngo umusore usenga ariko nago yatubwiye ubu yakwanga uyu musore uri hano tubwire Bogari ambwiye amateka ye atambeshya sinavuga ngo ndahita mukundire iyo ngo gukundana biratandukanye nese kubeye ambeshye si ukuvuga ngo nahita mfatiraho nanjye wambwira ngo urankunze nanjye ntindagukunze ariko se noneho bigaragarije he nabanza nkajya mu rugo ntireka mbanze myitegure ubwo niba unkunze koko nawe byazajya bikuvuna ukaza no kunsura mu rugo ukareba niyumva uburyo mbayeho ukavuga uti ubundi se ndajya kurambagiza n'umuntu ntazi niyaba nzajya menya njya kumusabira hehese akabanza nawe bikamuzana nk'ubu ngubu nk'abazi rero ibyo bya telefone nivezeyo isigaye igezweho usanga ku matelefoni biba bicika umuntu akicara aganira na musheri ntumenye ibyo avuga ntumenye uwo baganira uwo ari we ariko ari ibyo baganira gutyo ariko we bizajya bimuzana mu rugo ntago yihangane njye bya telefone ntago nagize impano yo kubimenya ubwo rero ese ubu Glorious manager wawe iyo biba ngombwa ko Augustin aza agutumaho ukagira ngo ni ubu manager akakubwira ati njyewe Glorious nawe naragukunze ndashaka ko twibanira nk'umugore n'umugabo wari kubigenza ute nabanza n'ubundi nkabaza n'uwagiye kumpuza n'uwo muntu kugira ngo abashe kumenya nabanza nkabimubaza nkamugisha n'inama niwe nabibaza nta wundi nanabaza n'abo tubana ariko uko ameze wamukunda uko ameze uko areshya uko ateye icyaba gitumye anshima nanjye akanyakira uko andeba ubwo nanjye nta cyatuma mwanga ese muri quartier bora barakoroherara erega uri umusirimu buriya harya nabikubwiye ko uri umusirimu ndi umusirimu ubusa neza pe burya nta muhanuzi uhanura iwabo nshobora kuba umusirimu wenda kuri wewe kuko tudahorana tutiriranwa ngo mbone mu gitondo na nimugoroba gutyo ukambona rimwe na rimwe ariko wa wundi duhorana akaba mbona ari icyo ntazi imbere ye akamfata nk'ubusa imbere ye ibyo sinjya mbirebaho ariko bajya bagutereta nta bakunze kubimbwira urakubwira bati naragukunze Glorious n'uwabimbwira mba numva abankinisha agera ngo anyumve abikubwira ese ubundi Glorious usibye wenda ibintu byo kuririmba mu ndimi wenda zacu mu Rwanda ikinyarwanda hari izindi ndimi ujya uvuga nk'ubu bajya bavuga za je t'aime mu gifaransa za love you mu cyongereza na kupenda mu giswahili twatubona se ntutuzi Imana yashimye ko menya ururimi rw'ikinyarwanda nase ubu ka I love you kakunanira ntago nakamenya rwose kavuge twumve ntago nakamenya nta rundi rurimi gerageza twumve nta rundi rurimi ungiye kuvuga I love you byakunanira I love you gusa I love you ubwo kavuge twumve konyine nta rundi rurimi nzi nta rundi hari ka I love you mu cyongereza ka je t'aime na je t'aime koko
hari ako nari nagerageje nihimbiye kakaririmbo mu buryo bw'icyongereza ariko ndavuga nti wabihanga gutya ntinange nkazabaza n'umuntu usobanukiwe iby'icyongereza maze ngo azambwire ko ntibeshye ariko icyo gihe sinigeze mbasha kubisohora ngo ngire kuyishyira hanze ni nk'ikorasi mbega yego ngaho gashyireho twumve every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus aka kashakaga gusobanura iki ubwo ni ukuvuga ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu bitewe nuko ari meza sinumva utuzi ubundi numva icyongereza uvuga ni gakeya every day I need the blood of Jesus ni ndako kuvuga ibyo bintu no kuvuga iravi ikigo urumva atari byo byoroshye niko Glorio I love you barasubiza ngo I love you too ngaho mbwira ngo I love you ndakubwira ngo I love you too basi I love you too umva se bitoroshye niko karame warumakaniye ariko ubwo nta kibazo reka nigire kuri Augustin wanjye umuhanzi mu Rwanda ubona bisaba iki kugira ngo umumanaging noneho ufite n'indirimbo imwe cyangwa ebyiri za audio gusa ari mushya atari n'umustar ubundi ngiye ikintu numva byasaba ko ufite YouTube channel izwi ikindi ukaba ufite n'amafaranga iyo ufite kandi nanone uwo managinga akaba afite impano ya nyayo atari ibintu yihigamo atari ibintu apapira njye numva ari ibyo ngibyo byaba bisaba indirimbo ya mbere Glorio tubwire rero byagenze gute kugira ngo ukore indirimbo isambu arayigurishije narayigurishije urayigurisha wihangane kandi baraguhemukiye kuko bakuriye amafaranga ntiwumve nsetse ngo ugire ngo wenda ni ibindi bintu buriya hari ibintu ucamo kugira ngo ugire imbere heza bikakubera igitambo byagenze gute rero umaze kugurisha isambu maze kugurisha isambu nafasheho dukeye cyo kora nshimira nk'umubyeyi ubyara mama ngo atazavuga wenda ngo namuhaye 8 ntiyanshimira nafasheho dukeye ubwo ndamushimira Mbega nibwo naje no kwegeranya nabo tubana Mbega bavindimwe na data ubwo nabo ngo batazavuga ngo mperuka gurisha iminani agurishije gutyo tubiheruka gutyo sinzi aho yayanyujije nibwo naje kuvuga ntiwabateranya niyo umuntu namugurira nakafata gutyo ariko natabishima azabiga yewe nk'umwana w'umuntu ariko hari icyo nakoze nibwo nafasheho dukeya ndabegeranya Mbega nk'abantu nabashije kugenda amenya uko nagiye mbaho gutyo bantu Mbega ari bashangaza Mbega na data wacu ndabegeranya nababyara banje nibwo naje kubagurira Mbega akantu gutyo ubwo yandi rero nibwo naje kwinjira muri uwo mushinga wo guhanga indirimbo gutyo nkazajya nk'amafaranga uwo muntu twajyanaga akaba ari we Mbega umeze nk'aho anyishyurira ntazi kuvuga ngo wenda byagenze gutya na gutya ngomba kwishyura aya nayo ubwo sinzi ngo Mbega nasohoye ayangana gutya mu gikorwa ikindi kimeze gutya ayasigaye naya ibyo sinigeze Mbega mbikurikirana ngo mbyiteho mbimenye amafaranga agenda ashira gutya amafaranga barashize indirimbo baguhaye yitwaga gute iyo wakoze ubundi nari nasohoye indirimbo nyita ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu ariko abantu bitewe n'akantu
kabinjiyemo mbega bari ko bikurikirana bayita imungu ariko ngewe naravuze nti ngomba kuyita ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu. aba ariyo ndirimbo usohora ni ya video. ngaho tubwire rero ducire mu mayangi turirimbireho igitero cya mbere n'akarefere wenda twumvishe uko bimeze. Ndabanza nce no muri video yayo. Yego. Mu buzima busanzwe mw'isi abantu tujya tugira imyaka myinshi itandukanye duhinga ariko nshingiye ku masaka n'ibishyimbo ujya mubona ukuntu umuntu amara gusarura agiye guhunika imyaka ye hari imiti agomba kubanza gufata akayihungiza iyo myaka ye. Ibyo abikora ku bushake bwe kuko abazi n'umumaro byamuviramo. Ariko nkwibiri wanga muvandimwe ya myaka nuyihungira ntihazabura imungu n'imwe yazamo. Gusa isaka rizaba ryafashe uwo muti iyo mungu ntizabasha kwinjira imbere. N'umuntu wihaye Imana rero niko namugereranya kuko atazabura ibimurwanya ariko ibyo byose biraza bikamusiga uko byamusanze kuko aba afite igitinyiro n'ubwo ibyo biba byamubayeho. Yego. Iyo niyo video yayo. Nikimeze. ako ni agakiripe abanza. Yego. Hanyuma ubu nibwo agiye kuririmba. Imana yemeye kwimyaka ibaho kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Imana yemeye kwimyaka ibaho kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Nubwo Imana yemeye kw'iyo mungu ibaho nanone yagiye itanga imiti yo kuyica. Nubwo Imana yemeye kw'iyo mungu ibaho nanone yagiye itanga imiti yo kuyica. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Nuko aha ubwo iyo ndirimbo uko nyibasohoreye nona kuyitwumvishije mbega ni igitero cya mbere ntangiye mpita nkubitaho n'icya kabiri rofure nyiririmbye hanyuma. Ubwo rero mutayifata nk'uko nabikoze mbere Mbega. Akuri n'umuhanzi wa hatari. Hari abandi bahanzi bo mu Rwanda uzi? Bo mu Rwanda? ntabo nakunze kumenyana nabo kuko nibwo ndavuga kubamenya kuba bafite indirimbo gusa ari abahanzi bagenzi bawe. Keretse wenda nk'abafite izo mpano zo guhimba wenda nk'indirimbo ariko bakoresha uwo murimo mbega murimo w'Imana. Izo mpano mu murimo w'Imana. Naho bundi kuvuga ngo no muhanzi yasohoye indirimbo ntabo nzi. Se Bruce Melody ntago umuzi? Ntabo nari namenyana nabo. Bruce Melody ntago umuzi? Ase ubwo mba numva ko nanjye ntari namenyekana byo kuvuga ngo ushobora kutamenyekana wowe kuko ugitangira. Abanzi se boni cyo korandikamenywa na bose. Njya mvuga ngo numbonye rimwe arankurekerana akamenya ngira ngo amateka yanjye yose rwose. Oya ubu bwogeza ngaho ugiye kumenyekana cyane ahubwo abanzi ni benshi ariko abomenya ni bake rwose. Ubugize uti Bruce Melody ntawuzi? Bruce Melody uramuzi? Si weho vuga yego cyangwa oya? Niko ntago umuzi? Ntago. Bruce Melody niwe musitari wa mbere mu Rwanda. Ntago muzi. Ngaho mu bakora umurimo w'Imana baririmbira Imana ni bangahe uzi ni bande? Abonzi uwonzi cyo kora netewe bose babireba. Bose babireba. Karimbo kuzi. Yego.
ari kumedita kugenda yinjira mu njyana ya Theo bose babireba twigendere kuva kera muri kamere yabo yahoranye imuwe n'urukundo saho ngaho naho ngaho ni bose babireba nyine Glorio impano yawe ntiyoroshye kuko urabanza ukamedita uri cyamamare koko niko yari mbonye uburyo umedita rwose biragaragara ko ubuhanzi bukurimo ninde muri familia yawe wari ubwo ni mu muryango muri rusange wari umuhanzi aha ntawe nzi rwose ntawe nigeze numva banavuga reka da nta nubwo mbega ni nk'ibitangaza by'Imana ni Imana yakwiyere ni mwuka wera wamanutse nuko mbega yabishatse nanjye byarantunguye simvuga ngo narize naraminuje icyongereza uvuga ntiworoshye nzise ibingana iki akarimbo k'icyongereza katumye kankuza ahantu niko ntawumenya byose ubwo yashimye ko iyo mpano nazajya nyikoresha mu rurimi rw'ikinyarwanda ku rusengero se babyakira gute uko babyakira pasiteri ajya kubwira ati kandi wabona ujya imbere ukanaririmba nawe ajyamo impano iyo mpano yarayimenye ko nabyo yarabimenye ko yangezemo yatangiye kumenyekana nanjye hambere aha ngiye kumva numva bampaye akanya bampa ijambo ubu nsigaye utabibwiye managers nanjye ubu ngubu byarantunguye ariko hambere aho byantunguriye n'iyindi minsi nagiye ngerageza nyine mu murimo wayo nkajya gusenga gutyo no mu masengesho gutyo nkumva bampaye akanya mbega nsigaye numva nanjye avuga ati nubwo hatabonetse umwanya ngo tuguhe umwanya mbega habaye gahunda nyinshi ariko ubutaha ati tuzayiguha umwanya maze ukoresha impano zawe ubwo nanjye nsigaye numva anyita iryo zina mbega iyo arivuga akwita umusitari n'umuhanzi umuhanzi w'umusitari ariko ati natwe dusigaye ati ntimwari mubizi yabwira abakirisitu torero muri rusange mbega ati musigaye mubizi ko natwe dusigaye dutunga umuhanzi ubwo nanjye yabivuga gutyo sinakwishyiraho ngo nishyire hejuru gutyo ariko binyinjira mu mutima nanjye nkumva hagiyemo umuhanzi rwose nkavuga nti Mana ni wowe wabishimye niko ntangira kwamamara gutya ntumenye ushimba ko iryo zina ringeraho nanjye naryitwa nzakomeza ubikore unzamure ndenge n'ahandi nuko mbega nibera umusitari ese wumva umusitari kuri wari umuntu umeze gute mu buzima busanzwe umusitari mba numva ari nk'umuntu ukora ibintu bishimishije cyane bitangaje bishekeje wamamaye mbega uwo niwe musitari kuri wowe manager umuhanzi wawe urabona namara kwamamara uzamushobora kubona avuga n'icyongereza aba tangira ndabona mu minsi mikeya ariko uzashaka undi manager kabisa cyangwa ukazana undi muntu ukungirije kuko ntabwo wamushobora wenyine ntabwo namubasha cyangwa se bamugane nkashaka undi muntu unyungiriza kuko urabona ntabwo yoroshye urumva n'icyongereza aracishamo akagivuga akakiririmba akanakiririmba uriya kuririmba icyongereza ntibyoroha biba bikomeye ntabwo uzabanzi bo mu Rwanda byagoye kuririmbana n'ubu bakiririmba ikinyarwanda gusa cyane ako karimbo k'icyongereza ariko uzagasore nako ese Gloria kuko ashyize kuri televiziyo ubu ngubu ntibari ukwiba akaririmbo kawe k'icyongereza Uwiteka akomeze aca inzira n'ibindi bizacemo neza gusa ubundi nturi umuhanzi uzahimba izindi icyatumye n'ubundi mbasha kugahimba n'ubundi si njyewe wabyishoboje ni Imana ni
niyo yabikoze zakomeza igira uko ibigenza. kira cyongereza se wakimenye gute tambeshye ni mwuka wera ni manager wakubwiye nari nibereye ahantu mu rugo gutyo nigendera aho ngaho ariko nza gusubiza ubwenge nyuma bitewe nuko najyaga ngerageza no kwandika n'amagambo mu Kinyarwanda icyo asobanuye nkibaza ntari kubu ngubu ntiwayahimbamo n'agakorasira ntibyakunda ntibyagenda injyana si ya mbere ndavuga nturuhanze bikore ntawe narindi hamwe nawe wundi nibwo nayava fasha ayo magambo mbega ndayarenganiza gutya ngenda niyumvishamo mbega injyana numva birakunze ndavuga nti cyangwa se wenda naba nibeshya se ntabwo hari akantu kaburamo ntabwo bikwiriye yuko nakaririmbira n'undi ngo abyakire yumve ko ari indirimbo byiza ishimishije nibyo nishimira ku giti cyanjye ambiherana ku mutima wanjye gutyo ndavuga ntariko ntiwazanayisohora wenda nkayiririmbira n'umwarimu n'ubundi ntibaduhaye nk'umwanya wo kuririmbira n'amanota ntimaze nkareba nubwo umuntu ayiririmbiye nubwo ntiyayakuramo amanota mbitekereza gutyo nibwo byaje kugenda gutyo ariko sinagira ayo mahirwe yo gukomeza no kwiga ndabereka sinirirwa nyisohora niherana ku mutima gutyo nkazajya niyumvishamo yego n'ubwo amashuri wize ayo n'amashuri nize nagarukiye mu mashuri ya nayine mu wa gatatu niho nagarukiye abanza ariko ariya yo muri ese niho nageze ntabwo ari pirimeri muri segonderi ubwo mwigaga muri uruhe rurimi se hari Ikinyarwanda ubwo ni tronkome niko babyita icyiciro rusange hari Ikinyarwanda twarakigaga hari Icyongereza tukakiga hari Igifaransa gutyo tukakiga naho nsuza mu Gifaransa bon après-midi bon après-midi kurana ese special arya ni glorio karame nk'ubu ngubu ugiye mu mahanga washobora kwisabira nk'ibintu byo kurya niyo baba ari bavuga Icyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa Igiswahili reka nkorohereze byangora ariko wabigerageza byangora kuko niyinjijemo mbega urwo rurimi navukiyemo nirwo rwanyinjiyemo mbega nubwo twabyigaga ariko ntago nari narabifashe neza sinabyorohererwaga mbega ngo mvuge ngo wenda ndabitsinda neza nk'Ikinyarwanda gutyo aho Ikinyarwanda kinyorohera mbega urabizi ko n'umwana iyo yavutse mbega umwana abanza kumenyeshwa na nyina urwo rurimi nirwo rero rutworohera nanjye navutse ndi Umunyarwanda ariko wisanze hanze rega umusitari mu Misiri imbere ushobora kugenda hanze nubwo urwo rurimi nirwo bari barantoje nirwo nari naramenyereye numva ko ari rwo runyoroheye izindi ndimi rero ntazo nagiye menya ku buryo udashobora kwisabira ibiryo mu ndimi eshatu nkubwiye wagenekereza byangora ntabwo nabishobora rwose singiye kukubwira kuri mwiza washyize mu Gifaransa ubwiza bwacu se bugaragara hose ntabwo ndi Nyagasani ngo nagaragara neza muri byose reka da ndagerageza njye nk'umuntu ariko hari ibintu ubuzi n'iki cyo kurya uzi nibura mu rundi rurimi atari Ikinyarwanda nk'imyumbati ibirayi ibishyimbo ibyo nagiye nanabyibagirwa gutyo imyumbati mu Gifaransa bayita manioc nagiye mbyibagirwa gutyo igihe maze mvamo kandi wabona ujya ukunda kurya n'amafiriti amafiriti
nayabonye ariko uranayakunda nayakubita wayakubita ikibi nicyo najya kikangirira ingaruka mu buzima mbega naho ubundi nayabonye nayakubita ariko mu gihe ntayabonye ntabwo mbese urumva uzi ko buriya frite ari igifaransa ngaho ushobora kuvuga ati ndashaka frite akumva ka frite gusa ngaho agahita kuzanira nibyo twamenyereye nk'ikinyarwanda n'abo duturanye gutyo batigeze bagera no mu kiburamwaka ntibyamunanira kwinjira aho ngaho muri resitora ngo avuge ngo ndashaka ifiriti ifiriti twabifashe nk'ikinyarwanda mbega ni ifiriti rwose manager muradutegurira iki se n'umuhanzi wawe mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere nakuvuga ngo turimo turategura iki turimo turategura ikintu bita ubushobozi gusa icyo kintu turimo gutegura ndetse no kwizera nibyo bintu turimo gutegura gusa ubwo se ngo hari ikindi kintu turimo gutegura ariko ikashi ibonetse mwakora kabisa ikashi ibonetse twakora cyane ariko twashyiramo akabaraga impamvu umuntu aba adashyiramo imbaraga nuko ubushobozi aba ari bukeya urumva ufite ubushobozi wakora ugashyiramo akabaraga kandi indirimbo ze zakundwa uvuga ngo yajyana zihimba tugashaka n'umuntu uri buzigire gute n'umuntu uri buzikore tukareba ko yazanditse neza mukosora utuntu twose tugiye turimo ibintu bikarushaho kugenda neza naho ubundi muri ino minsi nta kintu gishya turimo gutegura pe no kwihangana reka dutegereze abakunzi ba Iris TV baraza kutubwira kuko na nimero ngira ngo turazishyiraho barazisangaho ariko Gloriose ese Glorio karame aka gakanzu wagahisemo gutujya kuza nagahisemo gute mu myambaro yose ngira iwanjye mu rugo mba ndeba nta wundi mwambaro nazana kuri uyu murimo kuri iyi mpano atari uyu nguyu nagakanzu rwose akurasa neza we bigutwara igihe kingana gute kugira ngo witegure ugiye kujya ahantu igihe kirekire n'igihe kirekire nk'isaha byonyine no kubanza kwitunganya bitwara amasaha n'amasaha ujya wambara n'agapantaro ariko n'agapantaro nkakubitamo da ukajya mu isantere kureba abantu komba ngiye kure se n'ubundi ushyiraho umusatsi n'amaherena ibyo burya ntago ntukanye ariko ngo hari ibara ritabera imbwa naravuze rwose ntinange ibyo mu byambera byose ibyo ntago byambera iherena ntago ryakubera iryo herena ni ari uduherena twakubera twiza mbega iyo misatsi ngibyo ibintu iyo mpano rakada sinabyisho gisi ko mbona byakubera reka oya no mu murimo w'Imana aho ngaho mba numva naba mpinze rwose uko yanyiremeye rwose nzahamane isura yampaye ishusho yampaye rwose sinagira icyo nyirenzaho reka da rwose nzahamuko aho birasobanutse ibintu by'imisatsi defurije reka ntibyambera byakubera naravuze nti wenda ngize uko inzamura impindurira ayo mateka izo kashi nkazajya nzibona nzabura igihe mvuze ngo ndikoraho mbega bya viziyo ikintu nakoresha navuga ngo ndadefiriza wenda icyo nicyo navuga ngo agasatsi kakanyerera nibyo navuga ngo nshyize ku mutwe wawe abagabo noneho bagukunda ari benshi bankunda ari benshi ngaho se kandi nanone ariko se bikoze bikantanya niyampanze nanone hariho igihe twimeza neza bikaba nk'umunyenga w'ibyisi mbega ari ukawurya ariko imbere yiyaguhanze yiyakuremye ntacyo uricyo ibyo se bimaze iki ejo nanone ko uwo mwuka uhumeka ari uwo yagutije uvuye mu mubiri bya bindi se wajyana nabyo
kora ibyo nibyo navuze nti ntabwo nzabyishyiramo rwose abanyanga bazanyangira icyo rwose bazakwangira icyo rwose kutava kuri Yesu rwose niyindinze ushobora no kunkunda wowe uri umwana w'umuntu ukankunda akanya gato ariko mukanda ukabuvuga utubundi njya no kumukunda njya no kumuhitamo ubundi nari nabuze n'abandi bakobwa ubitekereje se naba mbireba ku mutima wawe kutareba mu mutima wabimenye ute ariko Imana yo yonyine izi ibyo utekereza izi ibyo ntekereza ujya kubikora ntibyayitunguye yarabirebaga nibyo irabyihanganira kuko twapfuye guhitamo nk'abana b'abantu atariyo yabivivuye icyo gihe ukavuga uti ngomba kumuta nkagenda unsize se sinasigara nangasara ku musozi hose ubwo se wamarira iki wowe mwana w'umuntu ariko Imana yo yonyine yandemye ikampumekera uwo mwuka no kuba ndiho niyo n'ubundi yakomeza ikandinda ariko wowe warantaye wowe muntu wapi mbere na mbere n'Imana ariko ushobora kuba unabenga uwo musore udakijijwe wamwemera mwemera se mwemera miki rakaraka apfa kuza afite Bibiliya wahita wemera ariko atayifite tukazajya tujya no gusenga nkabibona nanone hari wige tuzitwara mu biganza gusa hari ikitiriro ari igishushanyo ariko mu mitima yacu twarimuye agakiza twarimuye Uwiteka Imana tudakijijwe ujya ubenga ariko abasore nta n'abakunda abo ngabo nta n'abakunda guhura nanjye rakarida ntabo rwose ishwi hari umurongo ukunda muri Bibiliya umurongo ndawo urahari uvuga gute umurongo nanone ijambo ry'Imana rijya rinezeza ni ijambo rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose nanjye iyo mbitekerejemo nabanjije no kuzajya niheba nkavuga ntariko se ko mperuka njya gusenga ibi ngibi bimba kukibimbaho Mana nukuvuga ko ntagukiranukiye ndi umunyabyaha kurusha abandi ariko iryo jambo iyo nditekerejeho ndavuga ntubwo niko yabishimye ntibyayitunguye bijya kumva yemera ko bizajya bimbaho nubwo byabaye nk'icyigisho cyanjye nk'ishuri ryanjye nk'umusaraba wanjye ntireka bizajye mbega bimbera inyigisho ntinajye inyongerera imbaraga ubwo rero nkavuga n'ubundi ni na Yesu hari aho yavuze ngo nta mugaragu uruta shebuja ntibibaho ngo abandenganya namwe bazabarenganya ako kantu kambwira ngo ntago yaba yarababajwe yararenganyijwe ari we mwana w'Imana ari we Kristo ari we wemeye kuza akitangira ibyaha byacu ntimaze ngo ngewe mwana w'umuntu noneho wambaye uyu mubiri ugendera muri iyi si ibyo tuba duhura nabyo ni byinshi ibyo turwana nabyo ni byinshi ngo abe ari ngewe bitageraho ni wowe wamusaraba nyine wowe wemeye gukurikira Yesu uzemera ubyihanganira ibyo bigerageza ushobora kuba ukijijwe ariko cyane imyaka 20 iyo wacumuye nk'icyaha ujya ukora ukiga ukavuga uti iki cyaha kweri nkiguyemo gute ni nk'ikihe cyane nko kwibaza imibereho yanjye nk'umuntu akansuzugura gutyo nanyura no ku bantu bakanyibazaho bakajyaho bagira ngo bananyumve mbega uko mvuga mbega urebye ugasanga bampamagaye iryo zina ry'imiterere yanjye ukomeze ngo giku nkavuga ntariko Mana ntiburasa agasuzuguro ntisaba abansuzugurira uko wandemye ntariko ni wowe ubizi ntujya ukomeza unkomereza umutima ibyo nkabyibazaho cyane bikambera ikigusha muri njye ariko nkongera nkasubiza agatima inyuma nkatekereza ku byayo nkumva binyibagije bya bindi kwibuka ibyo Imana yagukoreye kumva urishimye nkumva ndanezerewe
tujye kujya mu minsi mikuru rero. mu minsi mikuru Ni iyihe? iminsi mikuru nzi ni uwa noheli, nzi ni uwa pasika, Bunani. ubunani. Ari noheli n'ubunani ni iki kibanza? Ni noheli. Habanza ubunani. Abanza ubunani. Ubunani buza ku itariki ya mbere. Ntubizi se? Itariki ya mbere z'ukwa mbere. Noheli. Kuko ariyo itangira umwaka ikanawusoza. Iyo usoza ni noheli iza 25. Urabyemera se cyangwa kubeye? Aho ndabyemera aho ngaho nako kantu kajyaga kadutsinda benshi mu ishuri. Umuntu ugasanga arabazwa ngo ari noheli na bunani. Ikibanza ni iki? Ati ni noheli. Ariko aho ngaho ako turemeranye. Urateganya ikire mu minsi mikuru? Mu minsi mikuru yego nta kintu nge nateganyaga muri iyi minsi nari ntarakagira icyo mbitekerezaho. Yego nari mbayeho gutyo mu buzima bwanjye. nta kintu uri guteganya? Manager rero agira gutumire muzasangire dusoza rero. Mana harakano ugiye kuvuga? Nanjye nagiye kuvuga ni nzamutumira azaze dusangirire ku meza. Yego wabyemera? Nabigezeho nabyemera. Asivugo uri kisengera cyo nzashaka wabona ibimpagije azateka iki? uri kingara cyo nzashaka cyuko ngose mfite no kuba nakubwira ngo ni iki ari ukukunaniza. Ngewe manager nta kintu cyamunanira kandi akumanaginga icyo nkora cyare cyo cyose nako. Oya azagutekera iki? Ni iminsi mikuru cyo kurya cyo kurya cyo kunywa cyazagushakira ikidaguzindisha gusa kiryoshye. ni nyama burya nzikunda ariko nanone urabizi ko zitandukanye. Hariho igihe usanga umuntu yikundira nk'izo ziba zifite n'ayo magufwa ariko nta menyo mfite yo kurwana nazo. Akaroti ako karoti nako nakakira ariko burya nyama nabonye igira ibinure cyane. Ingurube ariyo nzashaka. Ingurube igere ibinure. Ingurube igere ibinure iraryoha cyane. Ariyo nzashaka. Ingurube ni kanyagwa iryoha kubi. Iraryoha cyane. Uheruka kuyirya ryari? Ne cyara nabwo. Kuri noheli azakagushakira. Nabwo nayigiye kwiga ahantu nabaga. Mu miryango uko nagiye mbaho gukora bizi ko tubayeho mu buzima butandukanye. Yego Ariko icyo gihe narayiri numvira ngohe. Urabizi ko niyumashije no gufungura ujya no gukaraba. Ariko gukaraba ntiwakaraba amazi yonyine udafatisha isabune. Ibyo binure byakuvaho cyangwa mva gutakara bukomeze wihumurizagaho umurokayi. N'ibinure biba byagufasheho byonyine. Yego ntibyakuvaho utakarabye iyo sabune niyo safuriya kuyoza ayo masahani. Mbega ntiwavuga ngo urayoza n'amazi gusa udakoresheje sabune ntago byakunda. Ibifite binure. Ingurube tuzarya kuri noheli. Niyo mugiye kwirira byarangiye manager ugagiye ko kwitaho. Yego ubwo Glorious rero nashimire manager murebe mu maso umushimire yemeye kugufasha n'ubudora kugejeje hano. Yego murebe ndagushimira mu izina rya Yesu. Nshimira na Nyagasani waduhuje nikemera kugushyiramo uwo mutima w'izo mpuwe n'urukundo rero n'urwo rukundo naneyisa ukaba utaranyirengagije taragutaye ushake kundira mu mibare nkawe bose. urakoze cyane rwose Glorious. Reka ngushimire manager. Arakandi kanongeraho cyangwa umubaza? Ndumva nta kintu nakongeraho byinshi twabiganiriye. Kandi ndumva nta n'ikindi kintu namubaza kuko amaze kunshimira. Numva aribyo nakabaye namubaza ariko yarangije kubikora.
ndumva nanjye nabashimira nkashimira n'abakunzi ba Iures TV bari badukurikiye. urakoze cyane.